kwibuka ari inshingano ya buri wese. Jenoside atari ibintu byagwiririye abantu ahubwo byateguwe. Muri uyu mwanya rero tugiye kongera turarike Munyanshoza yongera agaruka imbere aturirimbire. Murakoze. We invite the artist Munyanshoza to come forward and sing for us again. Thank you. Murakoze. Ngiye kubara indirimbo yitwa Umunsi Avuka, indirimbo ikomoka ku mateka y'umwana wavutse amaze kumenya ubwenge, asanga nta sekuru afite, nta na nyirakuru ndetse nta na papa we. Akabaza abaje mama we impamvu atabona papa we, amubwira ko yishwe muri 76 emerende ikimara kujyaho, amubwira ko sekuru na nyirakuru bishwe muri 59, ariko yaje gukomeza agira ibyago 94 umuryango we nawo wose baramara. Nurimba amateka rero y'uwo mwana atekereza uburyo umuryango we wishwe, ari gusanga no muri rusange twese ari kimwe. Murakoze. Umunsi avuka yaje ameze nk'abandi, yasoromye inkeri yariye n'imfumba, ajya kuba mukuru yabajije umubyeyi igituma papa we atamuzi atamubona. Umubyeyi atuje yamujyanye mu cyumba, amubwira ko se yakubiswa agahwera, nyamara uwamwishe atigeze anabiryozwa. Wumva ikigatura gikebanyije ubwenge, yongeye kubaza umubyeyi wamureze, abona amushengura ahitamo kumureka. Nyuma gusobanukirwa ntibyatinze, kuko inshuro nyinshi yahizwe ukware. 94 byose bijya guturika, ubwo imyitozo yabanje ubwo bwose, yashyizwe ahagaragara u Rwanda rukazima. Yibaza niba yaragumiye Imana. Nzahora nzirikana abana b'u Rwanda batsembwe bazira uko Imana ibahaye. Nzaharanira ko bitongera kubaho. Imbarutso urwitwazo rwabaye indege, yahiriye Kigali ku Kibuye baricwa. Ibagutamaza umugambi wa kera, igihugu cyose gitura imiborogo. Barumuna be n'abakuru be nta n'umwe, n'akagakecuru kishwe by'urubozo. Yayobewe naho umurambo wapfuritse, agarutse aringa bibereye u Rwanda. Akayira nk'aka kanditswe n'amagorwa, ni kamwe ku benshi banyuranyije amage. Twibutsa abacu twabuze tubakunda, dusabira ihirwe rurema itabima. Turibuka mwebwe mwizeraga Imana, mugana urusengero musaba kurokoka. Barahabasanga bishi barabatikiza, abahirire uruvugiro bagenzi. Nzahora nzirikana abana b'u Rwanda batsembwe bazira uko Imana ibahaye. Nzaharanira ko bitongera kubaho. Mwe mwasaranganyije inzira muhunga, umwajya mu gihuru isura atakibyumva. Undi mu nzitane z'amahwa y'imishuri, nyamara ubuzima bwacika mureba. Mwebwe mwahisemo
muhitamo intambara ku buryo mushoboye, mukoresha amabuye murwanya amasasu, babatwara ubuzima mugenda gitwari, wowe muri parafo warambye w'iminsi, wo ku rusenge bamumano yatabona, murumuna wanyu yihishaga mu rwina, umuryango wose urazima muragenda, bibuka imodoka yazanye nyakubyara, ayiha umugore n'abana ngo arebe, yatera kabiri imodoka baratwika, ubimenye ujya ahagaragara barakwica. Nzahora nzirikana abana b'u Rwanda batsembwe bazira uko Imana ibahaye, nzaharanira ko bitongera kubaho. Wowe wari ufite amafaranga unatunze, bagumya kukunyaga bagushuka kukureka, ugumya kwizera sakindi iratinda, wagiye uganira n'abajya kukuroha, imyaka ni myinshi ishize turabababaye, ingoma ibihumbi tuzibuka iteka, aho muri tuzi ko Imana ihatuje, tubasezeranije tutazaba ibigwari, aho muri tuzi ko Imana ihatuje, tubasezeranije tutazaba ibigwari, aho muri tuzi ko Imana ihatuje, tubasezeranije tutazaba ibigwari, aho muri tuzi ko Imana ihatuje, tubasezeranije tutazaba ibigwari, aho muri tuzi ko Imana ihatuje, tubasezeranije tutazaba ibigwari. Murakoze.